zenga Uwiteka kandi nizeye ko ari butwumve urumva naho ibyo byawe rwose ukwiriye kubireka urumva niba warabonye akazi gakorana umwete naho ibyo by'abakobwa nabyo niba warakomeje Kiroso urabyibuka ishuro nagiye ncabirana nawe wataye akazi waje mu bakobwa nuzava ku kandi kazi kaguhemba amafaranga naho abakobwa bagatuma ugata bakarinda bakwirukana ubwo uzabahute uzasubira mu cyaro ubu kige mwabayemo ese ko mbona oya wibwira ngo ko mbona umva nkubwira noneho bunaje oya bunaje wese uraba amafaranga cyangwa mu kimwe dutandukanye ibintu ni bibiri kumamagaye none hasa none neza nta kibazo ariko ndanasigaye ukese fresh asigaye ese Mabrino wowe iyo udafite utugambo nta nubwo nsura cyokoze umva ngukoreye ikosora harahiye koko kweretse ubuzima bwacu bw'ini Kigali kugira ngo umwami Imana zo bubemo niko se Kadogo amakuru y'iminsi cyane meza Kadoguru ndumva byaranze kukuva mu mutwe ntabwo ryamvamo ntibishoboka uko imyaka 3 witwa Kadoguri none so wagira ngo urisibangane mu munsi umwe yazina naryandikiye amateka sha ashamba waryandikiye amateka kabisa bimeze bite se nta mahoro mwese sha usigaye nkwa gake sha urebye amasaha na amazi nta kindi nafata pe niko sha koro waje ukara n'umushyitsi twagizera komere bite se sha ngize amakuru ni meza uyu nawe ni umwe muri bene wa madamu uyu nguyu ni umufamiliye uyu ni umufamiliye amwita Claude ariko haragaragara nkaho madamu adahari ntabwo ahari ko madamu wawe nzamubona gutera ariko uraza kumubona noneho genda umuzanira amazi yo kunywa yego sawa umva rero shaho Tojene ariko nyihanga numva nkwise Kadogori oya nta kibazo ubundi rege izina nire kujije oya niryo ngiryo iri kubangukira iryo vuga urumva muri ya gahunda naye nakubwiye ndi kwa babisenyereza wa madamu ndabyibuka kuganirize neza ndebe ko hari ikintu wamfasha ni nacyo wamamagariye se ni icyo naguhamagariye sobanurira numva uko bimeze nta kibazo maze imyaka 18 yose mbambwiye sibyo ni iminsi myinshi nyiba ntabwo mba ndi mu gihugu mba narigendeye mu kazi hanze niho nkora birumvikana ni gute ushobora kubana n'umugore w'imyaka 18 umugore hari ibintu runaka afite hakurya iyo ngiyo mu giturage nje ntabizi kandi ibyo bintu afite si n'ibyo wavuga ngo wenda ngo ni ya manyanga abagore bagira hahandi wohereza amafaranga ngo nayo gukoresha nabo bakijyana mu zindi business muri make yagize gutya afite abo bisengereza nakubwiye aragenda neza abanyaga imitungo y'iwabo imyaka 18 irashize nk'umugabo nta makuru nari mfite ahubwo naje kubimenya nyuma ari abo bana babimbwiye hanyuma se azi kubizi wowe ntabyo azi nagerageje kubimubazaho ubu ngubu arabizi arabikeka ariko nabuze gihamya niyo ngerageje ngo ngire nkoreshe ubumenyi bwanjye nshakisha gihamya biranga ariko urumva kuba utaramweretse neza kubizi uri wabaye intwari gusa icyahaba umuntu yakoresha ubundi bushobozi ariko ndumva ntabijyana mu rwego rwabo bibaye ngombwa umuntu yabijyanamo ariko umuntu yamuganiriza mu buryo bumwe cyangwa ubundi tukareba ko hari icyo umuntu yakora none se nibura nkamwe mufite ubwo bumenyi wamfasha nibura kwanza ndaza kuguhuza nawe ndaguha nimero ye hanyuma uzakoresha ubundi bwenge bwanyu ubundi bushobozi bwanyu niba ufite gihamya ko afite uwo mutungo urahari none se abana babambeshya ibyo biroroshye cyane umpe nimero ye hanyuma ngewe nzivuganira nawe mfite uburyo nzabikora shobora kwifashisha abandi bagenzi banjye bo
muri ako gace afitemo iyo mitungo bakamfasha kumenya neza amakuru n'ubuso bw'iyo mitungo afite noneho ngiye nkamuhamagara nk'umuntu ubifitiye gihamya bityo amakuru yama nkayifashisha mutera n'ubwoba cyangwa se mukuramo amakuru ahamye yo kugira ngo umwereke gihamya cyuzuye cy'uko iyo mitungo ihari hanyuma noneho akaza kuguha amakuru kuko azaba yamaze kumenya ko amakuru yose yafite. Erega biroroshye, reka nguhe nimero ye. Oya ma nimero ye. Hanyuma ndaguha na nimero y'abo bana, ndaguha mukuru wawe witwa Mutabazi. Nibura uzamuvugishe azana kujyana hakwereka uwo Mutabazi uko hangana, hanyuma namwe muzakoresha ubundi bwenge bwanyu. Nizere yuko uzazumpa ibisubizo bya nyabyo, nanjye noneho nifitiye nawe noneho hari kubona ku buryo ntazayiragira gute abihakana. Hanyuma kugira ngo ahemukire bari abana, iyo mitungo yabo ngigire gute igaruke mu maboko yabo. Wowe nimero ya madame nzamwivugishiriza, noneho na Mutabazi nibiba ngombwa tuzavugana. Uwo Mutabazi tuzavugana, ntabwo byumvikana ukuntu yanyaga abana umutungo ngana utyo, none akagereka no kutawubwira umugabo. Ahubwo azabigira ate ko ari cyo kintu niba ibya bintu abantu b'abagore bikubira ibintu bikarangira n'ubundi babaye barubebe. Nasi nk'ibyo byose. Oya nzagufasha. Urakoze cyane. Niba ngombwa uko byagenda kose nizere yuko uzabimfasha icyo kizere kirahari. Hanyuma rero ndabona amasaha yamfashe, reka ndeko nataha wowe tuzabonana. Warugize neza nuko niba unamerekeza wandenze rembo reka nkugeze hanze aho ngaho. Vandimwe rero ni karibu hano hasigaye nkorera. Mwabonye gute? Hano ni heza. Mama leta henze. Leonido amakuru heza. Muratangaza ikira. Ese koko nawe rusatsi rwakwereye? Ayako umushatsi neza. Hajye menya ko mba ndi mu murwa. Mba ndi mu Kigali rega no mu mujyi. Umushatsi ni sawa cyane. Cheroso kurame ingofero nawe ndebe. Ariko nabaye umwana mwiza nariyogosheje. Ntari bida. Yane sawa. Nane shimwe rwose. Akazi se biragenda kiro. Akazi biragenda ubu ngubu. Ubu bamaye ofu mitamamagara umuvandimwe ngo kugira ngo tuze tugusure turebe naho usiga gukorera. Byari ngombwa ko ntinda kubibabwira, ariko maze hafi ukwezi nkorera ahangaha. Nayereranye ibintu kwezi kose. None so ahangaha wakorera wenyine haba undi mukorana cyangwa? Natangiye njyenyine ariko ndi gushaka abakozi. Ushaka gusukura ahantu heza pe. Cyane heza rwose. Ni Burayi. Ntabwo urahura na babandi naribabaje nyine kugira ngo nkore ikintu nk'iki kandi gifasha abantu. Company yanjye yitwa Teach Me. None ngiye kukubaza yitwa Teach Me. Teach Me. None se Teach Me ni company ijyanye n'iki? Ni company nashinze shimira na leta yacu y'u Rwanda uburyo ishyigikira igitekerezo cy'umuntu yisanze gifite ishingiro. Ni company ifite rero uruhare rukomeye mu kuzafasha abanyarwanda kubagira inama mu bintu bitandukanye, haba ari mu bucuruzi, mu mibanire y'abantu n'abandi, mu ngo z'ubu zigenda zisenyuka. Abo bose ni karibu, uraza ukicara tukaganira. Urabona siniriwe njya gufata ama office amwe usanga umuntu yifunze gutya n'amamashini imbere ye. Ni nko muri sara uragera ukisanzura ukicara. Mu kwezi maze biranyereka yuko icyambere si amafaranga cyane cyane, icyambere no gufasha abantu, kandi abantu ndimo ndabafasha rwose. Mu kwezi kumwe hari abantu benshi maze gufasha, banaza no kudushimira ati warakoze. Ni inama ni company tugira abantu inama. Haba ari mu rukundo, ramenyerewe ni dasi sinzajye kumva wishoye mu rukundo rudafite ishingiro, ukwiriye kuza aha ngaha ukiga. Dufite amasomo menshi atandukanye dutangira kubona. Haba ari mu rukundo, mu babo bubatsi ngo, abashaka kujya mu bucuruzi, bose baraza tukaganira, kandi abenshi bahava bumva bahavanye ikintu gifatika. Yitwa Teach Me. Teach Me cyangwa se mu Kinyarwanda n'inyigisho. Mbese umeze nk'umupfumu.
ko numvi cyakoze igitekerezo ni cyiza mu izina rya Yesu kandi Kiroso wa ibya Kiroso nyine nubizi senze ese wumva ko agira inama abantu n'uwabuze amafaranga wenda yamugira inama ukuntu yabona so umva rero nk'abavandimwe icyo nabatumirije mu ntega amatwi kandi umwanya muwuha agaciro nagira ngo namwe twicare mu mbwire ese murifuza gukora iki sinifuza kuzajya kugira abandi inama kandi mu rugo abavandimwe arimwe bantu ndeba ku isi mumeze nabi ese nitwe ugiye gutangira ubundi dasi ugira inama nitwe ugiye guheraho intego zawe ufite ko mbizi wabonye perime tukwiriye kongera gutangira noneho tukicara buri munsi uko dutashye mukanyereka ibintu mwakoze ibyo mwinjiza n'ibyo mwasohoye tukareba ese nk'umuntu uhembwa ku kwezi nkanjye nzayamwereka kuko ninjije iki ubwo nawe umushahara uzajya uza unyereke purani zawo n'icyo ushaka kukora na sevingi yabo ibyo bintu byose dukwiriye kubihinda kuko ndifuza yuko tugera ku kintu gikomeye nidushyira hamwe cyakoze abashyize hamwe ntacyo batageraho urumva rero ni abamotari ndabizi ngo mukunda abakobwa uramenye wa muntu bakunda abakobwa Kiroso urabanga cyane abakobwa njye narabazina ntago nyikorana n'abakobwa wahombejwe n'iki se muri ya butike yawe sinigezemo warahombye warahombye kandi kazi niko gikora uriya nanze kwirirwa njya mu bintu byinshi ariko nawe witegure kuzaduha ubusobanuro bw'ahantu amafaranga wayashyize yego ariko Kiro ndakubohoye kuko aho wayashyize aheshi narahabona n'ibiraha abamotari uribuka nkusanga mu rugo mukunda n'ibiraha tukunda ibiraze ibiraha n'indo byanga ibiraha nare wese urisha moto ya kubera ibiraha wese ubisubiza inyuma so ngaha rero aho nkorera namwe nkawe utwaye abagenzi umuntu uzajya wumva ufite ikibazo gikomeye uramenye jya umubwira aze hano ibibazo baba bifite kare byinshi jya ubabwira baze hano tubafashe 90% ndabizeza ko abantu batugana bose babona ibisubizo Kiroso nawe nzajya mbana nimero yawe telefone se ugiye bashaka kuba bakuvugisha nta kibazo cyangwa ukabaha email email yawe email ya kampani teachme@gmail.com bagize ngo ni nkaho Kiro nzaka gufatana uri aho ngaho ntaribi nyine ngo tuzajya tubikora ninjya mbona umuntu nyine wenda turimo tuganira nkumva afite ibibazo cyangwa ibikindi nzamubwira nawe ubwawe rega ngomba guhera kuri wowe nzabanze yo gushishira n'iki gisatsi urabona udafite ikibazo mu mutwe uwo musatsi n'uw'abasore koko bafite ejo hazaza oya ni sawa kuki utiyogoshesha ntunasokoze neza oya nta gusokoza biravuna gutya niho sawa upfa ko wawukoresha cyangwa imbeho yaramwicaga mu mutwe rega mfite umutwe mutoya niyo mpamvu ngomba no gutereka umushatsi kugira ngo ngaho rero aha ni karibu murisanga ariko hafite kimwe cyose gishoboka afite aho ndyama ibintu byose birahari ariko mubimenye kumbe niyo mpamvu udakunda tukararana mu kageto hari iwacu rwose niyo mpamvu udakunda kuza nkabera ubu harimo n'uburiri imashini ikora icyayi mwana aka kanya yise agikora mugire vuba rero mujye no mu kazi Kiro wese buwatse uruhushya ubabeshya ngo iki nyari wofu ngewe ntabwo ndahita nawe yari wofu natomboye kukubona Leonidas nawe babagenzi bagucitse umutima nturi hamwe urabona utabahamagaye waba bambujije nyine ariko hagati simba amaze kuyakorera koko hagati aho wambaye neza rwose ndabona uri kwikoraho inkweto yanjye se wayibonye ariko ni nziza ikibazo ni utu twari wakwambitse se ubundi inkweto yanjye bayita kandagira abanzi ntabwo iba yikoraho regiye wambaye neza ariko aya mapantaro acitse ntabwo nyashaka akorega narebe ibintu rwose bicikaguritse reka turebe none sura nabitajyanye nabitajyanye ntabwo rwose ibi bintu ari iby'umusore ufite ejo hazaza ubundi iyo wambaye neza urumva bro iyo wambaye neza ugaragara neza sana meza neza mwana rwose ibi bintu bicitse kugira ngo bumere gutya ibi bintu bicitse ibi byanwa byashokongoye reka turebe oya bro akoze ibintu barashize mwana rwose ibi bintu ntabwo bishaka akoze ibintu barashize nka kandi nawe Kiroso ujye ugabanya ubwo bwanwa uzi imitungo wabuze amafaranga yo kujya kwiyogoshesha oya ubu nguko yakonsigaye nkora
nkorera umuntu witwa Dr. Sacyarwa nanjye yanegetse ngo ariko ndashaka kuzanyereka boss wawe umuntu uguhemba neza umuntu witwa Dr. Sacyarwa rwose nifuza kumubona uzamunyereke niba muyibana ngiye murebe ni umwana mwiza rwose uzamuzane nkano kuri office mu Busore ni umwana mwiza ariko nawe afite cyangwa n'ubundi niyo mpamvu witwa Dr. none se nyine wumva nyine ni brand ye nuko yitwa naye ngatanga impamvu yagukunze aho ni mugire musubireyo akundi katumwe iki nanjye nitegure reka ndebe ko na reba hano dukoresha bagenda kananye marame iki cyaye negera musige mwegetseho ndaje ku ureze yaragafasha mwana ese bro bimeze bite iminsi myinshi sha kabisa twaraburanye bro ese amakuru ya Keren mwana ko nta kintu unangariza twaraburanye nawe wigira aho ngaho sha bro byihorere ho Keren yarankatiye yaragukatiye sha naringinze ndinginga arambwira ati ntago yakunda n'umutepe utamwitaho utagira amafaranga ntago byakunda yawe sha mwana siko bitoroshye mwana wowe se senti yawe bimeze bite shase si ibyo byose mba nkubwira mwana umva Cynthia rero sha Cynthia nawe yagiye arankatira burundu ngo ntago yaguma gukundana nanjye ngo nta kintu mfite shamana none se twese ni uko badukatira mwana sha sinzi igihe abakobwa ntubona bya bikobwa byose twayaga tubonana bya bindi bifite amabuno wagira ngo ni ishashi yuzuye n'icyondo oya n'amazi abadedera ni ukuri kw'Imana kizunguza gutyo wajyana ishashi bashyizemo amazi cyangwa icyondo cyane mbibona mani bose bamvuyeho ariko bro wakugira inama mani ko tumaze iminsi ubona abakobwa badukatira waretse natwe tukabishyura ubuhemu badukoreye mani none se nawe uzabakatira mva umutipera reka nkwereke natwe tukabayemukira wa kintu tukabishyura natwe ubugome baba badukoreye uzabayemukira utese ngaho bimpe neza numva ubona muri iyi Kigali hari umukobwa ugenda udafite agakapu buriya se turiya tubage bagendana nta mafaranga barimo cyangwa za telefone oya nese ko bambaye n'amamina atagira imifuka buriya n'amatelefone barimo n'amafaranga nese wanditse tukajya tubacomora mani tugiye tubacomora ku munsi twabura byibuze twabura na telefone ebyiri cyangwa se udukapu tubiri abakobwa babiri twaba twambaye ntabwo twaguma tukabaho mani ntabwo ufite moto yawe ndayifite wowe tuza nkwereka mu kanya ahubwo tugende ku muhanda ndakwereka aho ukuntu none se uranyereka gute bimbwiye numve iraje ubu se muri za baga z'abakobwa twaburamo ikintu na kimwe oya hari warimo n'amatelefone ya dance nese iki telefone tugicomoye ntabwo twakigurisha twaburamo n'ibihumbi 6 kandi yarambwiye ngo nubwo najya muha bando ntaribi none se wenda nkajya muri za desa za buri cyumweru niba tugakundana basi by'umweru bingahe ibyumweru wenda nk'icumi muha desa za buri cyumweru yakari yatankunda ducomoye ibikobwa 3 cyangwa 2 ntabwo twaba tuyabonye akira ubona iki gitekerezo wagikuye wakira ahubwo itegure vuba tugende yara ku muhanda we mwereka ahubwo we shaka kaye oya ngwino ahubwo ariko zikusetsa amazi ziko iyo ni kata ahubwo ya mon chéri doru nyugukunda muberanye Mama Bruno karibu rero sego nahageze amakuru ni meza nanje kubabaza umugira company yigisha ku bijyanye n'inama hanya nagize agatekerezo ariko nuseke nagize agatekerezo ko korora inzuki sinazorora kureba hano i Kigali hari n'indabo azorora hariya mu Kiyovu hari ibiti azorora hariya mu Kiyovu Mama Bruno wo mushinga wizeho ryari maze iminsi mutekerezaho numva niho nzakora uranditse se cyangwa ni mu magambo uranditse nawutekereje inshuro nyinshi neza urashaka korora inzuki ukazororera herero hariya mu Kiyovu hari indabo nyinshi n'ibiti nagenda ngashyiramo nase Mama Bruno Kigali uko bizi hari ahantu ho kororera inzuki ndimo nkurangira aho mu Kiyovu yega narahabonye ariko nuwabikubwiye ntabwo wahageze je narahageze nagenda ziterekamo hariya banza umbwire harya mu rugo ni uvuka genda wo ku Muhima kavukira ku Muhima none nashaka korora inzuki hariya mu Kiyovu ese uwo mushinga gusa icyo nakubwira cyo
kuva waratekereje umushinga icyo ni icya mbere rwose felicitasiyo ariko ahantu watekereje ntabwo sinzi niba warahatekerejeho neza mu Kiyovu ntabwo byemewe muri Kigali ko noneho byongeye mu Kiyovu karitsiye ituwe n'abantu ntabwo byemewe kuhorana inzuki ninde so zagufasha kujya zihakura nzajya mbyikorera nzajya ubyikorera ariko inzuki urazizi cyangwa ni ukuzumva ndazumva nyine ni utuntu tudusazi nta nubwo zijya zijya abantu zimeze nk'amasazi twigurukira nta kintu twatwara abantu umushinga wawizeho neza ariko yenda ni byiza kuba uje hano ni umwanya mwiza wo kugira ngo yenda tunawugorore tubashe kuwubyaza umusaruro kimwe cyo nabikubwiye umushinga ni mwiza ariko location yawo mu Kiyovu ho rwose uhibagirwa muri Kigali ntabwo sinzi nta hantu wabona worora inzuki kuko inzuki ziraryana ziraryana n'abantu bajya guhakura ubuki bisaba kuba bambaye ibintu biporoteje kugira ngo zitabarya none mu Bruno ngo ni wowe uzabyikorera kandi inzuki ziraryana uko mbizi koko wowe wajya mu nzuki najya ariko ngira inama uretse ko narije ngo nyigire uwo mushinga mumve niba uzacamo umushinga ni mwiza ariko reka uwo mushinga tuwujyane mu ntara ahantu uzi hari amashyamba hafi ya za Nyungwe za Nyaruguru buriya haba amashyamba menshi za Gicumbi ahantu hari amashyamba rwose urumva uwo mushinga ariko hariya mba mbona nta sekirite hari mu ntara niyo mpamvu navuga ngo ndishyire hariya mu Kiyovu hari muri sekirite hari isambu hafite mu Kiyovu oya zirari no kugenda ushyira ahantu mbonye ntabwo ari ukuvuga ngo isambu oya uwo mushinga ni mwiza ndabikubwiye ariko usaba ahantu hadatuye abantu kuko inzuki ziraryana urumva ariko uwo mushinga pe kuba wawutekerejeho Mama Bruno rwose urantunguye kuba nawe ufite umushinga ushaka gukora ubwo ngaho niho nari nsigaje ngende n'igundi nzaza ngira inama reka ngiye ndawukwigira neza noneho ubutaha uzagaruke ngiye no kubigufashamo hari ahantu nzi igihe hari amashyamba henshi noneho tube twagira gute twagenda tukawuhakorera nzakwereka bije icyo bisaba noneho turebe niba twawukora urumva atari cyo cy'ingenzi nta kibazo humura nzagufasha rwose nkunda abantu bafite imishinga cyane sawa rero ndumva na pose ndabona iri hafi kugera ndumva wagenda ahubwo ikindi nongeraho ariko ushobora no kuza mu rugo nimugoroba kukureba umushinga wo nimba myinshi bizinesi nyinshi nshaka gukora ndaza kukwigira uwo nguwo ni uwa mbere umbwiye turebe ko uzacamo nkweretse na bije yawo noneho tuzakomerezaho ibindi sibyo byiza umva ahubwo mubaze Mama Bruno waba uzi Kiroso ahantu akora ngo ku mudogiteri witwa Sacyanwa ni muri ziriya nce za Nyamirambo urahazi se oya ntabwo mazi njya nkumva sinzi narinzi ko hazi kuko naramubajije mbona ntashaka kumbwira ariko arambwira ngo nzakubaze narinzi ko ubwo hazi umuntu yakurangira nta kibazo gusa njye ntabwo ndahagera ariko ariko iryo vuriro urarizi ry'uwo muntu bita cyane ni byiza ndanamuzi ntari rero urakoze cyane nawe gasubire mu rugo nzagaruka oya wowe uri uwanjye nta n'impamvu no mu rugo wahansanga nkakubwira umushinga neza tukawunoza nta kibazo sawa turi kumwe umunsi mwiza ibiyobyabwenge tubireke imitima yacu tuyiharire Kristo duhinduke ibyaremwe bishya nshuti muvandimwe ro itura mu mubiri muzima dukora ibyiza twanga ibiburunuka tuyoboke inzira y'ibyiza itugeza ku buzima yewe motari we zo twari tuguye ntabwo twazanye moto ndayumva nabi ariko nakumva ashaka no kuwambara ukata kugira ngo ubeho umeze neza motari we sintwara neza
Cyakora aranagoye kuzamuka. Nako nagutwaye neza. Ukuri. Ara neza rwose pe. Nyafite kuri momo. Ari cyo? Nyafite kuri momo. Nabyo ntacyo bitwaye. Okay. Kugenda n'amafaranga mu ntoki rero burya biranagoye motari. Bigoye byo siba. Ina nifite yuzuye. Yo nyine ubundi umubwire nimero cyangwa kwandikira muri iyo ngiyo. Shyiramo pini none. Shyiramo pini yawe. Shyiramo pini yanjye ahubwo ngashyiremo nimero yanjye urashyiramo nimero biba byacanze umuntu reka. Byacanze umuntu rero. Ariko wari umeze neza. Nari meze neza. Shanze umutwazi mu ntega. Amatara akazi umuntu akora ajya. Kirane giki se kandi? Twaye we. Nibwo bwete